ariko mani ngiye ko mutantumiye ngo nze kurya kuri Noheli. Yumvira imigandagaska ahubwo nari nzi kuzongera ukadutumira mani. Ahubwo jewe niyo natangiye gutyaza amenyo. Ariko noneho ndumiwe sha muranyumva. Ubwo se murimo gutyaza amenyo no gukwadura ibifungo muzaza kurya Noheli wacu. Ahubwo reka numva nzarira ubunani hera. Tangiye ganga uzarira ubunani Noheli yo warayiriye. Umva rwose ngiye nta kibazo namba mfite kuko aho nzarira Noheli ni iwanyu rwose. Gaho da none se mwana ugakiri gutaka dufite tuzahirira. Se nibinde bashampa kuba narabagurije kandi muzanyishyura. Ese mwana ndaryohe ubwo uragira ngo tubigenze gute? Mwana uziko ejo bundi nakubise ka gasaza gatuye munsi yo mu rugo. None mu rugo bakaba baravuze ngo ayo bakavuje niyo twari kuzarya kuri Noheli. Ntumbwire ko kara gasaza gatumye tutirira Noheli. Ese mwana ko numva wewe uri kwishyira. None se mwangegera mwe ntabwo muzanyishyura Noheli ya. Yewe Kutubwiriye muse wa kintu. None se ko numva murimo mushwana murimo murapfa. Umva rero ne aba bagabo ngiye nabagurije Noheli y'ubushize. None bari kumbwira ngo zari 20 zari 30. Umva mani mwipfuza. None munsi uri kububona he? Ahubwo mubanze mwumva igitekerezo nzanye. Ngaho ndi kumva. Ariko se rero ne igitekerezo wazana kikaba kizima ni iki? Umvise itangazo rivuga ngo ejo ibimuga byose bizahurire ku murenge. Sinakubwiye n'ubundi nta gitekerezo wavuga kikaba kizima. Bavuga abafite ubumuga. None numvise ngo bazajye ku murenge gufata inkunga izafasha mu minsi mikuru. None se ko nta muntu uri hano ufite ubumuga arabitubwira ngo bitumarire. Yegora Igitekerezo nari mfite. Nta kuntu twe twakigira ibimuga. Noneho tukajya kurya kuri ayo mafaranga ya leta. ubwo si nta mafaranga cyangwa n'ibyo kurya. Ariko se umuntu yakwigira ufite ubumuga atabufite. Ubizi ute se niba ari inkunga bagiye kubaha wenda wasanga bagiye no kubagirira nabi. Umva da ahubwo se muraba bafite ubumuga koko usanze bagiye kukugira nabi wakirukira mureke tujye kwirira amafaranga. Aho njye numva nta bitwagenda man. Agiye saho basasa. Umva man nyibuke ko ari abantu bafite ubumuga bya nyabyo. Ahubwo buri wese ashaka ubumuga bwiwe yihariye. Ahubwo ako niko neza man. Byaba ari sawa. Ariko se muraho neza murakoze mwakoze kwitabira nabashimiye ubwitabire bwanyu aka kanya turi kumwe n'abayobozi dufite gitifu w'umurenge tukagira ushinzwe imibereho myiza y'abaturage tukagira n'umushyitsi mukuru uri buze kudufasha muri kino gikorwa cyo gutanga inkunga ku bayigenewe. Muri kubibona ko turi mu gihe cy'iminsi mikuru, niyo mpamvu abayobozi babyifuje ko tubaha ino nkunga. Muraho twifuje ko hari inkunga twabagenera muri minsi mikuru yabagirira akamaro. Ubwo rero mu nkunga twabageneye hari amafaranga twabageneye kuba twabaha kugira ngo mwifashe muri minsi mikuru akabafasha kuba mwagira icyo mwimarira. Ubwo rero ntatinze mu magambo ngo nyizimbemo cyane, naza kujya muhaguruka muze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri uyu murenge bafasha kubandika mu gakayi, mutangana nimero zanyu za telefone. Bidatinze mu minsi 3 amafaranga arabagezeho, iminsi mikuru izatangira amafaranga mwayabonye. Tubirangize vuba, ndashaka ko ndavanga igikorwa kirangiye nkamenya niba iyo nkunga koko buri wese igomba kumugeraho. Murakoze. Nk'uko umuyobozi yari amaze kubitubwira rero